umuntu utangiye kwifuriza umwuzukuru we uruhinja rwe nabi umuvumo muriho mu murahuriyeho witeka ryose hari n'uwo watibonye nanditse kuri Twitter ngo bazarase bo abantu barebera cya gihugu adversaire wa leta cyangwa se opposition bahita babona ibintu kuntu abantu bari gushishikariza abandi kurasana kwicana abantu bakabisesengura kuko hari abantu tubwira baturusha ubwenge baturusha inshingano baturusha amafaranga baturusha n'ubushobozi famiye imiryango yacu ifite ibibazo byinshi cyo kuganirwaho ibibazo byo mu miryango birahari byihohoterwa ari kubera mu ngo igihugu cyacu dufite byinshi byo gukora turi mu rugamba rwo kurwanya COVID-19 ibyo ngibyo tubyiteho turebe ko COVID yacika cyangwa yakigenza gake dukore duteze igihugu cyacu imbere mugabanye iryo shyari n'urwango niya mufite gahunda yo kuncecekesha shaka kuncecekesha niba bavuga ngo nzapfa ari umunsi wanjye wageze nta kurama kudapfa tubahaye ikaze inshuti bakunze mu Umubavu TV online nizere ko mukomeje kugira ibe byiza cyane kuri mwe mwese mukomeje kudukurikira mu biganiro bitandukanye turi no kubashimira uburyo mukomeje kudutera inkunga z'ibitekerezo mukaduha ibitekerezo bituma tunoza ibyo tubakorera kuri inshuro rero turi kumwe na CYUMA Hassan Dieudonné Ishema TV mu rugamba mukuru w'u Rwanda Kigali niwe tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye cyane cyane zirebana n'akazi ka buri munsi abari gukora CYUMA wasuza abakurikira Umubavu TV online ndabasuje cyane bagira amahoro y'Imana kandi ibyo barimo byose bize kubera byiza ndahamya neza nashidikanya ko bagomba kuba barimeze neza cyane n'abatameze neza nanone tujye tureka kuvuga ibintu byiza gusa n'abatameze neza tubabwire ngo bihangane igihe cyabo kizagera uyu munsi umeze neza uraryoshye mu byurimo ariko ejo bizahinduka umererwe nabi ariko nanone hari n'undi umerewe nabi akakanya ejo bizahinduka amere neza ubuzima niko bumeze nta muntu uhora aryohewe ngira ngo abantu badukurikira barabizi cyane ko nta biryoshye bihora mu itama bihora bisimbura n'iteka ryose ariko nanone ibyo murimo byose ndabifuriza gukomera no komeza kugubwa neza cyane akaryoshye nigahora mu itama yego hanyuma akazi ka buri munsi k'itangazamakuru mu Rwanda ubu bihagaze biteye CYUMA akazi k'itangazamakuru ka buri munsi kameze neza cyane ku ruhande rumwe kameze neza ku rundi ruhande ntago kameze neza ariko bitameze neza cyane ntago mbitekerezaho cyane kuko hari abantu bahawe inshingano zo kutubuza amahoro dusigaye tugenda muri kano kazi kacu dukora ka buri munsi katoroshye kandi gakomeye tukagendamo tukagakora tumeze nk'abantu bari kugenda mu itongo rya mukadata bituma rero mvuze ngo bimeze neza cyakoze ku ruhande rumwe nabwo komeze neza kuko njye akazi kanjye nkora gashingiye ku baturage sindakora inkuru nicaye iwanjye mu rugo sindakora inkuru natekereje kandi ubwo ntekereza ko abatari inkuru abaturage barampamagara kubera ko abaturage bampamagara ari benshi bakampa amakuru none nanjye nkabasaba bya bimenyetso ngomba gushingiraho mu gukora inkuru kugira ngo abantu bari gutuma ngenda mu itongo rya mukadata mbaha icyuho kandi nanjye nkomeze kubaka ubunyamwuga ibimenyetso barabimpa kuri urwo ruhande njye n'abaturage tubanye neza bampa amakuru yemwe n'ubutegetsi tubanye neza leta tubanye neza inzego zayo tubanye neza ahubwo hari abantu bihaye akazi ko kuri Twitter nge nimperutse kubabwira ngo nta mwanya mfite mbaho nkaho ntafite umwanya wo gusubiza buri mbwa yose imokeye abo rero nibo batuma katagenda neza ariko ni ku giti cyabo nge ndakomeza gukora nta kibazo ko nziko neza kakazi kacu k'itangazamakuru karatanga umusaruro turakora inkuru ku Ishema TV turakora inkuru inzego z'ubuyobozi kandi nizo ziba zifite inshingano zikomeye zikazidusubiza zikatubwira ko icyo kibazo cyakurikiranwe wenda tuzajya dutanga n'ingero muri minsi birasaba ko tujya tuvuga ibintu dufite fact tukagaragaza n'ingero nyanga bakurikiranye babonye inkuru ya Nyakatsi Musanze umukecuru imyaka 101 rumaze igihe kinini mu Nyakatsi twarayikoze ubu bari kumwubakira birarimbanyije ari kubaka ijoro n'amanywa iyo ni fact ya mbere kuba ibyo turi gukora biri kugenda neza mu karere ka Gatsibo hari umugabo wiciye kuri station ya polisi ya Rugarama tubikoraho inkuru ba mukadata bajya bavuga ko atari byo ariko inzego zibishinzwe zirabyemeza ko byabaye hano hakurya irwamagana Nzige naho komanda yahuye gutya buri wese yaramutse nabi
asagararira umuturage barahura aramurasa ngo yanyuranyije n'amabwiriza aguma mu rugo tubikoraho inkuru ba mukadata avuga ko atari byo ariko inzego zibishinzwe zavuze ko ari byo zanatanze n'umurambo abaturage bifuzaga muri rusange izo ni ingero za hafi n'abantu bibuka zo kubwira ko akazi twe dukora kagenda neza nta kibazo ndashima Imana. Aha urashima Imana. Muri bimwe bitumye tuganira ni igikorwa abantu bamwe bataramenya batanazi n'ibyo ari byo by the way ariko gihari abantu baravuga yuko kujya kuri YouTube ari ugushaka amaramuko inkuru dukora cyangwa nawe ukora ari uburyo bwo gushaka amaramuko bamwe banavuga yuko bishoboka ko ari nayo mpamvu yaba yatumye ubu ngubu YouTube hano mu Rwanda kuyamamazaho bidashoboka ubusanzwe wenda tutarajya kuri icyo ngicyo ko nicyo tugiye kuganiraho ariko tubanze turebe muri izo nkuru zose wagiye ukora nabo ba mukadata wazimije bakavuga bati sibyo hari ingaruka bigira ku kuvuga ngo sibyo kandi inkuru zifite umusaruro ese ubundi inkuru ukora zifasha abategetsi cyangwa abayobozi? Inkuru dukora zifasha abategetsi nibyo nakubwiraga kandi mu mateka y'itangazamakuru itangazamakuru ni urumuri ni toroshi ryereka leta aho bitagenda neza leta ikabikosora ngira ngo niba ari gitifu w'umurenge wahohoteye umuturage nkamuvuga ntago yumva yishimye ngira ngo nigeze kwikora mu karere ka Burera aho umutegetsi mukuru w'akarere yagiye kurya abaturage ni murenge wa Butaro mu gishanga niba ari Cyarumiranzovu ntanibuka neza yarariye abaturage akabesha ngo leta yatangije gahunda y'amakusanyirizo gucuruza ibirayi makusanyirizo kandi ibirayi bitari iyo gahunda itari yagatangiye yayitangiza mbere arababesha ibiciro ku masoko abaryamo amafaranga iyo nkuru ndayikora ubutegetsi bwaje ko intervene busanga ko umugabo yakoze icyaha nk'uwo rero abo bose turimo tuvuga ntago yakishima ko mbaho uwo ntabwo yagira yakumva ko nakomeza kubaho ariko ubuyobozi birabafasha cyane kuko perezida wa Repubulika ntago yamenye ikibazo kiri mu murenge wa Musanze ntago yamenye ikibazo kiri mu murenge wa Rugengabare nkanjye nk'itangazamakuru ndabikora ntago perezida wa Repubulika yamenye umuturage uri kora mu nzu y'ibitafari Nyagatare nagiyeyo umuyobozi w'akarere wungirije arambwira ati murafatanya bikorwa beza mwatweretse aho bitagera neza tugiye kumwubakira bwake mu gitondo bamwimuye amaze kumwimura batangira kumwubakira uwo ni umusaruro kandi n'amamvu myishimye nanjye mbonye bidatanga umusaruro nabivamo nkajya guhinga soya uretse ko na soya nazo abamukadata uretse ko ngiye mu buzima bwanjye abamukadata ntabwo mbatekereza kuko nujya gusoma mu bitabo bitandukanye abantu benshi ku isi bagiye bagira abarwanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cya mbere gikize ku isi gifite abakirwanya eyida n'umukuru w'igihugu afite abantu bamurwanya buse nkanjye nababazwa n'iki kuba umuntu arwanya ahubwo ngiye buri ari kundwanya bari kunyongera imbaraga zo gukomeza gukora abenshi iyo bagiye kubivuga gutyo bavuga ko izi nkuru ziba ari zo kwangisha ubutegetsi abaturage bakanavuga ko ari zo akenshi bagiye kubishyira no mu ntuza baravuga ngo ni ukwangisha abantu u Rwanda urumva babyaguye babigize binini kwangisha abantu u Rwanda igihugu akaba ariko tubivuga wowe ntabwo ubona ko ari ukwangisha abaturage ubutegetsi? Oya ntabwo ariyo iyo ngiyo ntabwo ariyo papasi iba ariyo papasi umuntu yabireka ntabwo ryaba ari itangazamakuru kuko ngira ngo mbyuka no muri Amerika batembere nta muntu urajya kubona yaha interview umuntu muri Al-Shabaab natwe nta muntu turajya guha interview umuntu wo mu mitwe yitwaje intwaro rero abavuga ibyo ngibyo bafite ikibazo cy'imitekerereze baragwingiye mu bwonko ariko wenda utararengaho gato tugakosore uwo muntu wanabivuze yakoze ikosa kuko CNN hari umunyamakuru wagiye guha intuza Osama bin Laden interview byarabaye ntekereza ko atari urugero rwiza urakoze cyane kunkosora ni nabyo twewe ngenda shingira kuri aya mateka y'ibihugu byacu hano mu Rwanda dufite aba societe dukoramo turayizi nabo bantu bose twirirwana nabo none waha interview uriya muntu ntabwo wasinzira rero ko turabyirinda kuba wahamagara nk'abo bantu yego nayo ni inkuru yaguhamo inkuru ariko kwa tuzi mitekerereze y'abantu bacu hano turi kumwe nabo urabyirinda ubundi ariko muri rusange mu buryo bwagutse bw'itangazamakuru afite amakuru ndatuvuga niba ari Shabab
ndatanga ingero kuri Al-Shabaab niba yigambye ko hari igitero cyo muri Somalia nshaka kumuhamagara akampa amakuru yuko byagenzuye ni amakuru abantu bakeneye kumenya kandi n'ubundi ni n'amakuru barayiko utanabizi inzego z'ubutegetsi ziba zikeneye cyane wenda niba kandi leta ya Nigeria yumvishe interview yanjye nagiranye n'umuntu wigambye igitero ko yateye isasu muri Nigeria mu wundi mujyi wa Lagos ntago ari kwifuriza abavandimwe gutera ibisasu n'urugero ndi gutanga icyo gihe ya makuru yanjye iyahera ikora iperereza ngira ngo hano mu Rwanda hari inkuru zikorwa mu itangazamakuru hari ama department abishinzwe muri RIB muri gisirikari muri polisi yitangazamakuru abantu baratuganga icyambere n'amakuru rezo nkuru agiye tuzikora tukagaragaza nk'uwo muntu wakoze icyo amakosa inzego zibishinzwe zikintervena zikabireba ko haba harimo icyaha zikabishira ku murongo umuntu akagezwa imbere y'ubutabera ibi byo rwose ni itangazamakuru uko ryakombye gukora Cyuma tutarajya ku cyo dushaka kuganiraho ubu n'umwanzi w'igihugu cyangwa se umwanzi w'ubutegetsi wowe umusobanura ute anjye umuntu numva ko ari umwanzi w'igihugu n'abantu batandukanye niba urya amafaranga yagenewe umuturage uri umwanzi w'igihugu kuko igihugu arega ntago kuvuga kuba kiri ku ikarita n'ubutaka n'abaturage niba ufata bwa butaka bw'abaturage cyangwa se bwa butaka bw'igihugu ukabugambirira kubugirira nabi kubugabaho ibitero kuburasaho uri umwanzi w'igihugu niba ugambanira kurasa cyangwa kwica umuturage uri umwanzi w'igihugu niba udashaka ko indege ziva mu mahanga zigwa ku kibuga cy'indege cya Kigali uri umwanzi w'igihugu umwanzi w'igihugu nge mu magambo magufi mushira mu kintu mu gatebo kamwe k'umuntu uba udashaka ko igihugu gitera imbere uwo ni umwanzi w'igihugu mu magambo magufi kuri ngewe ariko ntabwo rwango n'abandi bibyo ntabwo nk'ibyo ugeze kuvuga ntago kuba umunyamakuru yakora inkuru iyo umuturage uba muri Nyakatsi ari umwanzi w'igihugu n'utekereza gutyo yaragwingiye ari muri ya mibare leta y'u Rwanda ihanganye kujya itangaza abantu hari n'abantu bakuru bagwingiye kubera imibirire mibi abo rero baragwingiye njya mbona n'abasaza bakuru cyane biyita abashakashatsi ngo mu biyaga bigarara umuvandimwe avuze ngo bitarenga mu biyaga bitarenga buri burera na Ruhondo na Nyakagezi yepfo iwacu abo baragwingiye ariko ni nabyo byiza ko izo nzego zibishinzwe dushingiye kubo bavuga abo bantu bagwingiye mu mitekerereze bafite ubwonko bwasibamye bw'imbeho babigendeyeho abantu twese twaba dufunze kuko ntabwo wakora inkuru wowe y'umuturage uvuga hana ngo witwa umwanzi w'igihugu waba umwanzi w'igihugu utari ko haye interview mwene gihugu kandi umwene gihugu wahaye nta ijambo nta rukiko rwigeze rutegeka ko atemeye kujya mu itangazamakuru ngira ngo tubizi ko hari abo tutemeye guha interview ariko abo bantu usanga n'umuturage ahubwo bari abantu wenda nsa nuko mu Rwanda barahari batemeye guhabwa interview hari uwo inzego zavuze katemeye gutanga numva inde meruka narafunzwe pfungwe nsanga ngo karasi na barafinda ngo babuje kumuha interview barabibujije ubwo rero iyo uhaye interview umuturage avuga ati ndasaba ubuyobozi ari kintu twongero urifuza iki ndifuza ko ubuyobozi bwamfasha gusa uwo muntu yabakitwa umwanzi w'igihugu bwatabwo wa muntu ujya kwita uwo munyamakuru ha interview umuturage kamwita umunyamakuru umwanzi w'igihugu uramuntu n'umwanzi w'igihugu ukomeye cyane ugomba no kwitabwaho umuntu akagaburirwa agahatwa soya bakamuhata imboga rwatsi bakamushira ntago namusabira gufungwa nge ntago namusabira gufungwa kuko sinifuza ko umuntu yagiraho ingaruka niyo abakoze ikibi cyangwa yakoze ikibi ko yagirwaho ingaruka ni agahabwa gufungwa kugirirwa nabi ntago mbitekereza hagwa mugiye kumushyira bakamugaburira bakamuhata izo mbuto izo mboga kugira ngo bagaburire ubwonko kuko sinumva umuntu muzima utekereza neza yakumva ko guhe ikiganiro umuturage avuga karengane yahuye nako none atabaza leta ati abenshi narabibonye n'umukobwa watewe inda usigaye maza ngo ikifuzo cyane igenda tinda sabanya kuba president Republika Paul Kagame kundenganura harabo tubona bazana amabaro ati twandikiye presidence kwibaza niba umuntu avuze gutya ati ndasaba ubibaze kundenganura nandikiye presidence nandikiye mukuru w'igihugu nandikiye president ishinga amategeko nandikiye ibiro bya ministry w'intebe
ngo bandenganure uwo nkamuha ijambo nyakugwingira uwo muntu ngira igisi akagera avuga ngo ndi umwanzi w'igihugu habura umuntu afite n'ikibazo gikomeye cyane yuko leta yo ifite ibintu byinshi byo gukora ku baturage bayo twese natwe turimo ariko bari abantu yagombye gushaka ikigo ibashiramo ikabagaburira kuko twebwe akazi dukora leta yabizi ko tuyifasha kuko tubaye tuyinane nta muntu unanira leta kandi nta n'umuntu urwanya leta arimo ugasanga nk'inkuru nikorera ngo umuntu ngo cyuma Hasani ngo ni ikigarashi ngo ni umwanzi w'igihugu garwanya leta urwanya leta utese uyirimo nta n'umuntu urwanya leta wigaragaza kora kabazi kari icyaha yakurikiranwa n'amategeko abikora yihishe rero twekora ko bijya ku Karubanda ntabwo ari ukwanga leta cyangwa se kugira nabi ari kugira nabi ubutegetsi nk'uko abantu babivuga mu magambo magufi bariya bariho nta nubwo bazigera babura none ikibabaje ikintu ateye n'agahinda bigira inzego hari urwego tuzi itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryemera kandi riteganya kandi bashyizweho na perezida wa Repubulika kandi bafite ububasha ibyangombwa bemera gukora ibikoresho byabo byose turabazi ntamye ko nta mukozi wari buramamagara umbwire ngo kuki wavuze inkuru y'ibihuha nta mukozi wa Rwanda National Police uramwa kuki wavuze inkuru y'ibihuha numva ariko asanga umuntu ariko nk'umuvugizi wa RIB yigeze kubitangaza kuri televiziyo y'igihugu avuga yuko bari kugukurikiranaho ibyaha byo gukwirakwiza ibihuha ibyo yagira ngo nawe urabizi arabivuga ariko buriya uzikuru bigiye kuzagenda bigiye kuzarangira politike tugeze nka showbiz ankocore nicecekere nanjye nimvaje bokocore uko politike bagize nka showbiz hano ushobora kuvugana urugero ntange ku muvandimwe wanjye udagikomplicate ibintu kinjemusi niyo uvuze ngo kinjemusi ngo yazimye nawe je ritajyara gukocore ati kazima ari wowe ngira ngo warabibonye hano ku mbuga nkoranyambaga showbiz barakocorana urona na politike tugiye kujazagira gutyo niba mfashe ankocore nanjye niba mufashe mukocore ngira ngo wabonye hari imyotsi yatumbagiye irenga ubwonko bw'umuntu ijya ku Karubanda yaramaze iminsi ansebya ibintu byinshi ansebya kandi afite n'icyubahiro none namwubahagana n'umubyeyi wanjye nanjye mubonye ra video ukuntu iyo myotsi yarenze urusenge kuri ubwonko nanjye nabwindira gukocora tu rero umuvugizi arimo kuvuga biriya mu buzima busanzwe ni politique ari mu kazi harabivuze ari mu kazi nose ejo ntitwajyanye gatsibo agiye kunyereka abantu bataye muri yombi bitewe n'inkuru inatangaje y'umuntu wicaye yitwa Habajyana Laburiyani cyangwa Lola sitwajyanye se bivuze ngo ubundi abantu bari bakwiye kwaguka mu mitekerereze ku buryo nura muntu witwa ntuza uhora aho uvuye agahita ajyayo cyangwa se yagucurwa akagutangayo akagira ibyo asisibiranye mushobora guhura mukanywa akantu mukagana mukavuga muti rwose ibintu bimeze neza c'est la vie nibwo buzima niko byakagenze nose niba yaravugiye kuri televiziyo y'igihugu twarakomeje kuvugana nta mfura igira inzika mundi nta mfura igira inzika twanakeneye amakuru nkamuhamagara n'ugatanyitabye ndashaka ko arafite izindi gahunda ariko nawe yankeneye arampamagara ko nanjye nshaka kumuhamagara nanyitabye nanjye ari yankenera yamagara nimwitabe mfite akazi ndimo ariko nyuma nkamuhamagara ejo ndero twajyanye hose twarajyaniranye nta kibazo kirimo nakazi abantu bazajya bumva ngo ibintu byacitse birakubivuga nta kibazo nanjye gukora ibyo nkora nta kibazo kuko nakazi politiki tugomba kugira showbiz tugakocorana uretse ko sora kan ngewe mu buzima bwanjye nta mwanya mfite wo guhangana nta mwanya mfite wo kuganira n'abanci intege ntumva nta mwanya mfite n'uyu nabusa ngo ari we wese ushaka kunyambika isura ariko afite uburenganzira yinyambika ariko nta mwanya n'umwe n'uyu mfite wo kwiyama buri wese untunze urutoki kuko umwanya sinawubona nyakubahwa perezida wa Repubulika niwe wakunze kuvuga ngo dufite byinshi byo gukora byo kuganiraho uvuga biriya mu mureka bivuge ariko niba ukora ibintu vanamo inyungu nkunda gukoresha serenge nabo bayakoresha niba ufite ibintu ukora uvanamo inyungu komeza ubikore uriya azajya kwisanga nyuma akugarukire yaranakubuze kandi biriya tujye no mu buryo bw'imitekerereze yagutse umuntu akurwanya kuko hari ibyo umurusha ntago ndavuga uriya muvandimwe ufite
imbehe yitiriye icyerekezo cy'ejo hazaza ngo mushyize mu kinyarwanda reka nyita imbehe ategereza ko izanamwo biri no mu byo turi buze kuganira atekereza ko izanamugaburira kubera biriya binakora byararangiye nta nubwo izamugaburira iriya ntabwo izamugaburira mbehe ye izubama hari akarimbo kera bari gitari n'amande niyo mbehe ya konsiye ngo barashaka kuyubika rero buriya nabo biriya binakora njye nta nubwo nteganya mu buzima bwanjye no mu nzozi sinshaka kuzanamurota ejo bundi nagiye ahantu inzige njya ku murenge wa Nzige ngiye gufata ifoto njye nkora professionnel ndavuga ni mpamvu ubwo ni murenge wa Nzige ngomba kubyerekana mpamusanga yicaye ku biro by'umurenge yashize urubyiruko ubwo nimvuga urubyiruko muri minsi abantu barahita bumva ngo rusenye inkuru nakoze urumva ambonye mva mu modoka ndi kumwe na equipe dukorana ahita yirukira mu biro by'umurenge ndavuga ise arirukanswa n'iki niba ibyo bari kuvuga ari ukuri arirukanswa n'iki umuntu ambwira ati se warinde tukamufotora mwe ngewe nkora kinyamwuga ntago ngamije guhangana nawe rikakora ibye agiye kubishira hari abari batatu babirebe we n'umugore we nabo bamutahiye ubukwe nabo biganye babire abantu ko ni views 19 agira 20,000 azikore nanjye nkora ibyanjye nta tegeko ngonganye naryo kandi igihugu ndimo mfite uko nkibayemo kuko ntago wabananiranye ngo uve hano ntuye Kacyiru ngo ugere Rwamagana bataragufata kwisha mu Rwanda niho kwisha murimo ubunyobwa kandi ntekereza ko ngewe nta kintu nkora cyatumanisha nihisha hari abapolisi dusanga no ku muhanda Gacensi mukaganira n'abavandimwe dusangiye igihugu nejo haraho twagiye hano ku Gisozi umuhanda bawufunze kubera inkongere yabaye mva mu modoka ndamwibwira arambwira ati nubwo imodoka twafunze kujyayo jya mu modoka yawe ukomeza ugende none se ubwo abo bantu uwo muntu witiriye ejo hazaza ntago namuvuga ko n'inzozi sicara ko zarata n'inzozi zo kujya kumurota kuko iyo muvuze ngo baba bashaka ngo tubavuge bazamuke mu ntera tubamamaze ayoze akubwiye ati nshyirira nko kuri community hari icyo bitwaye nzamura musaza ariko kuko mbona hari ikintu cy'urwanga abantu biremyemo sinzi nawe niba ukibona wenda ukigarukeho abantu biremyemo kumva ko niba mudahuje ibitekerezo reka bari ko tubivuga cyangwa se gukora inkuru mukaba mudahuje gukora inkuru wakaba yarahisemo umurongo yo gukora inkuru sinibaza impamvu udashobora no kumwubahira nawe ngakubahire nawe ibyo ukora noneho mwese mwubahane nimunahura muhane chance vuge muti kora akazi kari katagambiriye kugusenya we ntubibona ko iki ari ikintu gishobora kuzagira ingaruka mbi ku kintu cy'urwango abantu bagenda biremamo nyamara kidafite impamvu ngiye kankwereke ntago mbitindaho abantu bajye batekereza cyane nkunda ibintu byo muri force cyangwa se mu gisirikare umukozi wa RIB mugenzi we niyo yaba ari umuyobora akoze ikosa ahita yambara irindi koti akamuta muri yombi urumva ejo urukiko rwamanagura icyaha cyangwa se basanga nta bimenyetso bigaragaza ko yakoze icyaha bakamurekura agakazi kagakomeza numva rero ahangaha kuvuga ngo nge nahura n'uriya muntu yambwiye ngo namushyire kuri community namushyira nambwiye ati mvuga musaza ndwanaho nyamba akabyemera akemera ipeti inyenyeri yawe akemera ko inyenyeri yanjye murika kuko inyenyeri yanjye n'umurinda nkuba urumva we n'akantu ko mu cyaro kakongeza akavuga ngo umwana nagafata anyara mu buriri oya hari akantu k'agasimba kaguruka uyu mwana agafashe mu ntoki anyara mu buriri we iye ni kuri imeze iyanjye rero n'umurinda nkuba rero ibyo ngibyo yemeye nabyo nge ntekereza ko ari n'imitekerereze myiza ko umuntu akurusha buriya niyo utemera ukwavu ko ruryohomera ko ruzi kwiruka rero abinsabye ntabwo nabimwangira kuko twese ntidufite amahirwe amwe yo gukora ibintu kimwe hari abafite amaraso y'igikundiro hari Imana yihereye umugisha hari Imana yahaye ku gukora ibintu byabo bigaperforminga hari n'abandi wagira ngo barahuriyeho umuvumo ariko nanone iyo igiye mu itekereza ya cyane ntago ari undi muntu wayimurahuriyeho we nibyo yishoyemo niba umuntu yakoraga ahantu bamuhemba neza nta kibazo ari chief editor nta kibazo ahembwa neza kuki yashaka kuza ngo gushinga YouTube channel yo kugenda ku muntu the purpose kugenda inkuru cyuma izokoze zinyomoze kandi arazinyomoza ngo iyo ari kweditinga naganiye n'umuntu n'abantu bamufasha ngo ari kweditinga hari utuntu yongeramo ngo batazamukubita copyright ntazi ko nyuma ya copyright hari ibindi bihano biriho ni nayo ngingo turibuze kugana mu muntu
ngo mu kweditinga ngo reka dukoreshe ishusho ye muri ya video yakoresheje ngo tuhinduremo dushyiremo kara ngo copyright ntago bazayima ngo kubera ko YouTube ariko ikora ntazi ko hari ibindi bintu bazamuhanisha ashaka kuzakina icyo twita monetization akayibura rero kubera imitekerereze y'imbeho atekereza hafi afite ibitekerezo besha n'isengeri akumva ko ari ukareshya ni gutyo noneho agaba afite papasi ngo papasi ya mbere ngo nukunyagisha abaturage nazagira umuturage yongera kumpa amakuru icyo ndamusobanurira ko abaturage b'u Rwanda barajijutse mu buryo bufatika bazi icyo bafitiye akamaro bazi guhitamo abantu bakura inkuru nziza urumva none ikindi cya kabiri ngo nukunca intege ngo ngire ubwoba ngo nicare ubuse koko intare ugeze ubona intare itegura ubwoba n'agashishiri ugeze ubibona ntago bibaho intare ihora yihagazeho rero uriya ndamujyanye n'agashishiri nubwo nanjye ntari intare ariko imbere ye ndi intare ariko tugiye imbere y'amategeko nk'uko yanditswe mu bitabo twese turangana hanyuma tugaruke ku ntama tujye ku ntama yacu twashatse kuganiraho kugeza ubu ngubu YouTube kugeza ubu ntabwo u Rwanda ruri mu bihugu byemerewe twavuga nko gufata adivati cyangwa se publicité zikajya kuma video tuba twakoze donc ntabwo twemerewe bemerewe kutwamamazaho u Rwanda bamwe bati byaba byarasabwe nta bihamya bihari kuko izo nzego n'izira hari abavuga ko babisabye sinirwe no kuvuga n'ikigo cyari cyo ejo tutagirana ibibazo ngo sinabahaye umwanya ngo nabavuze ariko ibyo ni bihari baravuga yuko ngo hari ibigo byabisabye kandi byo mu Rwanda abandi bakavuga yuko ngo mu Rwanda ejo bundi mu ntangiriro z'uyu mwaka habaye inkundura yo gushaka guhagarika YouTube ariko bikaba ari ibintu bisa nk'ibyageragejwe bikanga ibyo byose ari nabyo tugiye kugarukaho wenda duhera kuri iki kibazo twagiye tubivugaho turebe ntabwo manze nkubaze kino kibazo ntabwo ukora YouTube ugamije kugira ngo ukore za nkuru bavuga ko zangisha ubutegetsi abaturage ugambiriye kubona amafaranga ndabanza nongere gukosore gato ntabwo ngiye nkora inkuru zo kwangisha abaturage ubutegetsi niko abantu bavuga donc ndi kuvuga ibyo abantu bavuga numva reka mutsubiza abo bantu ntabwo nkora inkuru zo kwangisha abaturage ubutegetsi kuko no muturage mba nahaye ijambo umwene gihugu ufite ijambo kuri ubwo butegetsi nabaravuga ni ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage ni demokarasi yes rero kuvuga ngo no kwangisha abaturage ubutegetsi ntabwo ari byo kuko simamya ko najya kwangisha umuturage ubutegetsi kuko ngiye bwanjye cyuma hasa ntago ndema inkuru ntago ngiye ndema inkuru ahubwo inkuru ni cyabaye iyo nkuru yo nyitangaje nkunda kuvuga n'abayobozi b'inzego z'ibanze bahoteye abaturage nkamuvuga ntago ndi umwanzi igihugu bamufashije igihugu kubona wa muntu bahaye inshingano ko yatatiye igihango cyo biti igihango cy'igihugu rero wa muntu utekereza kuriya ibye biramureba ariko njye nanone tugiye kuri ingingo nyamukuru ntabwo ngiye nkora itangazamakuru kugira mbona amafaranga kuko ngiye nkora itangazamakuru kugira ngo mbone amafaranga mu Rwanda nta itangazamakuru rirakennye abanyamakuru bose barakennye nawe ujye ubona bihagazeho ukuntu uzajya gusanga nta kabanza ugasanga nta gatama yaguriye iwabo kandi bamutanye amafaranga ya kaminuza ugasanga nta nzu yubakiye iwabo mu gihe abandi bategetsi bamuha ministeri ayimazemo icyumweru kimwe akazamura inzu Remera agahita azamura inzu hirya no hino zigeretse urumva rero cyangwa nkora itangazamakuru nshaka amafaranga ntabwo najya mu itangazamakuru ahubwo nari kujya gukorera abo bantu bakamafara ko niba bafite amafaranga rero izo nkuru ntabwo ari gushaka amafaranga pe nta narimo none se ubwa niba ukora inkuru bakaguhemba 200 kuri YouTube kandi n'ubundi ni nk'umushahara ku kwezi bashaka guhimba 200 ejo ndakaguhimba 100 nibyo kugira ngo udapfa hari teme twajyaga dukoresha twiga ngo kwishura ari kudiba ibyo kugira ngo tudapfa ntago ari byo kudutunga no kugira ngo tudapfa no kuturamira ngo tureke iminsi mibi yakicuma naye mafaranga tubona kuri YouTube no kugira ngo iminsi mibi y'icumi ariko nabo barashaka iniyo seromo barashaka kuyikupa ni ka seromo barashaka kava ariko nanone kagaruka kuri cya kintu tujye mu buryo bwa politike ni uburyo bwiza bwo gutuma tutaba umuzigo kuri leta kuko igihugu kigize abaturage benshi badafite akazi bibi kibazo
ariko iyi YouTube yaraje abantu benshi babona akazi sibyo ako kazi rero twakoze twatanze umusanzu kuri leta hari amafaranga dusora ikindi cya kabiri twafasha hamwe kugira ngo twirirwe mu biyobyabwenge twirirwe mu mipira y'abazungu barimo gukina twirirwa kuri machine turi kuvumbura udushya umunsi YouTube ba updatinze ni gikigezweho ijoro n'amanwa bigenze gutya gushiramo ads babihinduye kugenda gutya kwa uploadinga hari community ikindi kibaho ibintu bahinduye ibyo byo tukabyiga kurushuko uri umuturage ushonje yagambana n'igihugu kugira ngo tuzajye muri byabintu byo gutekereza nabi rero bituma tugifigira ibyo duhugiye muri leta byaba na byiza leta igize amahirwe ukabona ibintu byinshi urubyiruko duhugiraho aho kuko tubonye ibyo duhugiraho ntitwatekereza nabi ntitwajya muri ubwo busambanyi ntitwajya muri ubwo businzi ko ndahamya kutamamagara ngo tujye mu kabari Nyamirambo kunywa kandi nzi ko hari inkuru ngomba kurikira nka updating nkayishiraho rero leta yakagombye kwishimira ko habonetse akazi kandi muri iyi minsi ibintu byose birimo birakozwa n'aba bavandimwe bacu bari muri izo nzego babona hari ubuzima turi kugeraho akabona we nubwo afite inshingano hari ubundi buzima turi kumurusha akavuga ati ingiye kubikora n'ibya performing ko bari abatipe bananze mu kibuga kandi sinabikora mu bifatanye n'izi nshingano reka ndeko ko bari abana mbazimiriza itara bari bafite ntazi ko nuko gushaka kuzimya itara agiye gushira umugogoro ku gihugu kuko urubyiruko rw'u Rwanda nitwe mubare munini ibyo turi gukora ubu nibyo bizatunga igihugu ejo hazaza imbaraga dufite ubu nizo icyo gihugu cy'ejo hazaza rero umuntu ashaka gukupa n'utwo tuntu arabagwingiye muri ya mitekerereze navugaga leta yakagombye kumujyana muri ajya bashizeho ikigo gishinzwe imirire y'abana cyangwa sinzi ukuntu bayita iyayewe na Dr. bazabajyanemo babagaburire babiteho kuko bafite ikibazo cyane kuko niba uri umuyobozi nubwo ntazi ko ari umuyobozi wabivuze turimo turaganira n'ikiganiro ukabona ko abana bari gutera imbere wakagombye guterwa ishema ndabyibuka mu muco w'ikinyarwanda wacu umubyeyi yashimishwaga no kubona ahantu uri suri kureba nk'umuntu mbi Kigali umubyeyi wanje shimishwe no kuba ndi Kigali ntamusaba amavuta ntamusaba amazi ntamusaba kimwe cyose ntamubereye mutwaro kuba ndi hano rubira mushimishe kurushiko nabandi mu rugo mu amaye amavuta amaiki rero umubyeyi hara muri famille ni nk'igihugu rero kujya mbe nsaba igihugu nta kazi dufite nta kinaki ubu cy'akazi karabuze mfite ibyo ndi gukora kandi biri gutanga n'umusaruro ku gihugu so numva ari ibyo ngibyo navuga hanyuma biramutse bibaye koko ari byo harimo abayobozi bagize icyo gitekerezo cyo bati reka dukureho aba bantu bamamaza baveho u Rwanda rusigare ruriviyerishe abantu bakora kuri YouTube umusaruro wabo ugabanyuke ariyo papasi bari bafite ariyo ntego bari bafite abo bantu wababwira iki baramutse barafashe uwo mwanzuro abo mwanzuro bafashe ntago batekereje nibyo navugaga nta nibyo banazi ntago bazi ko YouTube ikora hari umwe mu umutegetsi navuze izina ryo inshuti yanjye twahuye ari ku cyumweru saa 9 yambazaga yanyiranyinje ngashaka gushinga channel mubwira all details ndabimubwira ntekereza ko numwe ashobora kuba ari we wagiye muri iyo gahunda nawe yigaye nabimusobanuye kuko ntago umuntu yagusaba kumuha ubumenyi kutabumuha ashobora kubatekereza ko bari gukora ads hano mu Rwanda kwanza aricyo bita personal monetization kuba channel yanjye monetize nemere guhembwa kandi nemere guhembwa haza icyo bita Google AdSense kugira ngo umuntu nayo yibone ijya kuza uruhara rwarapfutse iva Silicon Valley muri America ikaza kuri Kigali International Airport bakayigera ku posta ikagera ku mukiriya wabo ubu twewe turabakiriya ba urabizi ko ba Google Silicon Valley niho ministeri y'isi cyangwa se katuvuge ngo niho muryango mpuzamahanga w'isi ikoranabuhanga ukorera numva twe rero turabakozi ba Google ntabwo turabakozi b'uwo muntu wagiye gufata icyo cyemezo kuko nubundi icyakinde cya kabiri country monetization igihugu cyacu isanga kitari monetize kandi ku igihugu cyacu kitari monetize ntago bibuza ko akazi kacu kakorwa kuko YouTube irafunguye ahantu hose muri Amerika baratureba kandi Amerika igihugu cyabo ni monetize urumva ubu mu Bubiligi ni monetize uFransa ni monetize baratureba kandi batureba abantu bo hanze hari icyo tubona arakupa hano mu Rwanda cyakoze hano bagiye kwicwa n'inzara
abantu bagiye kwicwa n'umudari ni abantu bakora ibishego, abantu bakora za mama warara, izina bya mama wararaye atweretse inguni za kana ziki ntago mbivuga mu izina, barabo baradara kuko nta muntu muri diaspora wifite ibibazo by'akazi ko kuba ari gukora, kurabiza abantu bakora hariya abafite nk'ibigo nka bitanakoramo, ari umuganga arimo akajya gukora ahandi hantu gutyo ntago azajya kureba igishego. Ariko nimvuga ngo inkuru umuturage w'inzige gitifu yamuhoteye, hari abantu bari muri Amerika biganye no gitifu, hari abantu bafitanye bavuka hariya bari mu mahanga bakurikirane bamenye ibihabera, n'abashaka kwiga ikinyarwanda ninjiza rero kwirirwa ntekeza ko baramutse batekereje gutyo bafite amatekerezo y'imbeho, kuko igihugu nakagombye bakombye ko bari gushaka uburyo iki gihugu cyacu kiba monetize. Urumva igihugu cyamara kuba monetize bagahita basaba bati muzajya musora ku mafaranga yinjira, muzajya mwishura wenda 5% ajye mu isanduku ya leta. Ahubwo none barimo bararwana no kuba na yandi umuntu yabonaga bashaka kuyasubiza inyuma, barimo barubika imbehe mu buryo bumwe, ariko bagiye kwiteza n'ibibazo, kuko simpamya ko ejo umuntu afashe icyo cyemezo azaba yavuye mu ku buyobozi bufata ibyo byemezo, asanga abana hano ku manda barandagaye babuze ibyo bakora, kizaba kibaye umutwaro kuri leta. Kandi nanone ibintu bakora barimo barihima mu buryo bushoboka. Aka kanya bakagombye kuba badusapotinga igihugu cyacu, kuko inkuru twakora niyo wagaragazamo ibendera ry'igihugu inyuma aba ari isura nziza ku gihugu. Base kwa muntu nyine afite amitekereza yaguhinge ntago iyo sura atekereza bari gutera imbere, kandi barimo baratera imbere batari abacu, twigeze no kugikomoza, barimo baratera imbere batari abacu. Urubyiruko rufite ibitekerezo bingana gutya bitari urwacu rushobora kuturwanya. Aya mafaranga ya YouTube niba yabona baraturwanya, ugasanga bafite ubwoba, ntibishimiye ko umuntu atera imbere kubera ko atari uwabo, kubera ko atarahana wenda atari uwabo. Umuntu dukurikiye akumva nk'iki ni rwango rwabo, bafite urwango bakwirakwije mu bantu nyangira kanaka. Ntago ejo bundi hari urubyiruko rwicaye ahantu, abantu b'abayobozi barusukamo ibintu ngo mugene mujya kuri Twitter ngo mujye murwanya inkuru za cyuma mu mutuke ngo nashiraho inkuru mukande dislike muri benshi. Urumva nkungu wose ugira ngo ikintu aba agambiriye ikindi giki nibyo ngibyo, kandi usanga ibyo anakora nta musaruro bitanga. Iki cyemezo kiramutse cyarafashwe koko bikaba ari uko babitekereje, akavuga bati abantu barimo baratwangisha ubutegetsi abaturage, kandi abari kubikora nabari kuri YouTube. None mu rwego rwo kugira ngo aba bantu tubagabanyirize presiyo yo gukomeza gushakisha cyane, reka tufunge. Icyo cyemezo kiramutse cyarafashwe cyaba ari icyemezo gikunda abaturage cyangwa cyaba ari icyemezo cyanga abaturage? Ntabwo mpita njyana kuri icyo cyemezo cyangisha abaturage, gikunda abaturage, ahubwo akunza abaturage cyangwa arabanza. Icyo kintu cya mbere ni ukuniga itangazamakuru, icya kabiri ni ukuniga ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, icya gatatu ni ugutuma abaturage batamenya amakuru, icya kane buriya banafite si ukuvuga ngo ibiki n'iki ni ishyari bafite, kuko ibinyamakuru bya ntabwo bigikurikiranwa. Urumva barareba agashyiraho inkuru akabona imazeho amasaha, imazeho umunsi, ifite abantu 18, nawe ni bamandi bakora muri urwo rwego muri icyo gitangazamakuru cyangwa se mu bakurikirana icyo gitangazamakuru. N'abo bantu nabo akareba agasanga nyiriki ku Ishema TV cyangwa ku Umubavu TV n'ahandi, akabona views abantu 50,000, abakugira ishyamba, kuko byahozeho ko umuntu wese agirira ishyari umuntu wamusize. Nge ntabwo ntekereza ko sinshaka kugira ishyari umuntu wansize, ahubwo namwigiraho, namwicara iruhande, nkamwigira nk'umuvomaho ubwenge, nkamubyaza umusaruro ngo ndebe ko namugeraho. Ubwo rero ibyo bintu ubundi wanize ko imaze kuniga itangazamakuru, ukaniga ubwisanzure gutanga ibitekerezo, ukabuza abantu gukora, tayari waba amaze kwangisha abaturage ubuyobozi. Reka mvuga ubutegetsi nanabisobanura n'abajya ngo ntukajye ukoresha mu butegetsi, ko hariho minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu se. Baravuga ngo ni minisiteri y'ubuyobozi bw'igihugu, ni minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, kandi itegeko nshinga ryanditse n'ubutegetsi bw'abaturage bushirwa n'abaturage kavana n'abaturage, ni pouvoir du peuple pour le peuple, singibyibuka neza, ariko n'ubutegetsi ntibakazanyira umuntu uvuga ngo bwakoresheje ku butegetsi ngo yakigihugu ari batekereza. Ukibaza minisiteri hano haraguru Kacyiru ni minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Kandi mu buryo abahanga muri politiki bavuga ko
nta muyobozi habaho bayobora ibinyabiziga, imodoka n'amatungo. Bayobora umuntu igihe yayobye batiganaho, kandi umuturage ntabwo igitifu w'umurenge yashobora kuyobora umurenge yawuyobora gute se? Ahubwo ategeka umurenge se arawuyobora ahantu aba werekeza, arawutegeka akabwira abaturage mukora ibi. Kuko uzare n'umuyobozi yavuze ibintu umuturage ntabikore arabihanirwa kubera iki bamutegetse, kandi ikintu cyiswe itegeko ntagomba kurenga ku kintu cyitwa itegeko. Rero n'abategetsi rero ibyo bibaye nkuko rero babimbajije, ibyo bibaye nkuko rimaze kubikubwira, bangishije abantu ubutegetsi. Kuko wa muntu ufite ibyo yakoraga yasaruragamo, akishura inzu, akishura amashanyarazi, akabaho neza, akishura ishuri. Hari abantu bamaze byateje imbere ibi bintu, namara kubakopira ibyo bintu abaturage tayari arahita abishira ku butegetsi, yabukunda tese kandi bwamaze kumubikira imbehe. Abo bantu rero barimo nkunda kubivuga ngo hari abantu bafite ububasha, inshingano zasumbye ububasha, bihaye ububasha bukomeye cyane, bigira ibidakoreka. Hari n'abo tubona bigo batukabana kuri za Twitter ngo nabashakashatsi yarize agronome, ari amashuri 6 yacyagiye bitaga za sarayi, bitaga kudoda na koroshi ziteraza badodesha gashihe gatono yo gucya kadoda, ari bwo buryo yizemo akaza kwita ngo mushakashatsi. Ibyo ndabimwubahira, azi kuna terasi yasa abamukoresha nabo simunenga gusa, n'abantu bamugiriye ikizere, bagira ikizere umuntu w'imbeho nk'uko nabo bafite ikibazo gikomeye cyane, n'injiji ku rwego ruhagarara abandi muri Afrika. Nkunda kuvuga ngo abantu bameze gutyo, cyo ku isi ari nk'umuryango ushinzwe umuryango ushinzwe abantu bafite imitekerezo yo hasi ku isi. Karoni ifite ishami rishinzwe abantu bafite imitekerezo yo hasi. Uwo muntu niwe wakagombye kubahagarariye. Uwo muntu wamuhaye akazi cyangwa wamuhaye izo nshingano zo kugenda ayigira kamana, akari ufite ubutabera mu nshingano, ari ufite ubugenzacyaha mu nshingano, ari ufite ubushinjacyaha mu nshingano, ari we muntu none bigeze ku mateka aya twiga twese twubaha. Wagira ngo niwo muntu ushinzwe kuyasigasira. Uwo muntu rero umuntu umuha inshingano, uwo muntu umusaza rwose utinyuka akabwira umwuzukuru we nkanjye, umwuzukuru nkanjye akamushyiraho jenoside yabaye mfite imyaka 4, sibyo? hari n'umuryango witwa niba ari Rwanda Initiative, sinzi niba ari umurinzi Initiative, ibintu nk'ibyo. Bavuga ko batanze ikirego muri RIB. Hari abantu barondoye ariko nawe urimo, nanjye ndimo. Bavuga ko rwose bagomba kudukurikirana, ndetse hari n'undi mushakashatsi we uherutse no mu minsi ishize kuvuga ko wamureganye n'agatsiko ke. Nge sinzongera kumuvuga, ndahamya ko muri no kino kiganiro yiyumvishe mu buryo bwaguye. Ubwo rero impamvu ngiye muvuze nuko nanjye aba yamvuze no muri taga kantaga ingabe bigaragara ko ari ngewe yatagetinze, ariko atari nge nyine nawe urimo. Niyo mpamvu ngiye kubivugaho nkanabikubazaho. Baravuga ko dukwiye kujya mu rukiko kuburana ngo iby'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Iyo ubonye izo Twitter zimeze gutyo ntabwo ziguca intege? Reka uze kunyibutsa icyo kibazo njya kukigusubiza, niho naringeze. Yuti umuntu w'umusaza nk'uwo akashiraho umwuzukuru nkanjye ngo akanshiraho jenoside, ngo mu genocidere. Jenoside yabaye mfite imyaka 4. Urumva uwo muntu ubwo umuntu ari mukuru ubura afite ikibazo yaragwingiye mu bwonko. Niba jenoside yabaye mfite imyaka 4 sinyihakana jenoside yabaye, sinyihakana, sinayipfobya, eda n'ibiganiro nkora. Jenoside ni ibintu bitaganirwaho, amateka y'igihugu ni ibintu bitaganirwaho. Cyakoza we uwo muntu wavugaga ni igishoro kuri we. Aha hantu kubera ko afite imyigire ye ahantu yagarukiye, abigira ikirishisho cyo gutwerera abantu ibyaha. Ntabwo rero twakavuze ngo biriya bintu yabibonye kuri Twitter bintera ubwoba. Ndakuvuga umunyabyaha niwe uzahora yikeka. Buriya nuriya wivuga ngo suvuga ko gutaginga muzahuri hano mu muhanda
azakwihisha. Kweke azakwihisha yuko azafite ubwoba. N'umunyabyaha niwe uhunga nta muntu mwirukanye. Ngewe sinteze gucerwa intege na biri yavuga kuko abishira kuri Twitter rubanda bakamwota bakabona imitekerereze ye abivuga biriya nkamuseka naramwubahaga ari umubyeyi wanjye nakenera nkamuhamagara wangira inama kuri mbonye ibi nibi tubikosore gute tubikore gute. Rero mubonye kuri nyimita musoma yari umuntu nanjye mbere nakurikiraga kuri bimwe mu bitangazamakuru ajya gutanga interview ariko iyo mubonye ariho namwe dore umuntu batumiye umuntu w'imbeho la tête vide bamutumiye bura ari kuvuga iki umuntu ufata ibintu bitabaye urumva nta nubwo atinya no kuvuga ngo abantu ngo twangisha abaturage ubuyobozi. Ese nkanjye ngo nanga ubuyobozi ngo nanga leta nta yindi leta nzi biravuga ngo ndayikombuye niyi nzi numva ahubwo buriya wafite n'ikibazo ashaka kunshishikariza kuyanga kandi ntago bishoboka ko nayanga kuko buriya kwanga leta iyo wanze leta uba wanze n'Imana kuko ubutegetsi bwose bushirwaho n'Imana. Buriya Perezida wa Repubulika ashirwaho n'Imana abaturage baramutora ariko ashirwaho n'Imana kuko iyo ugiye kureba uburyo Perezida wa Repubulika avuze ikintu gita gikorwa kugira ngo mwarabibonye Gatonde yarabwiye ati ibyo Minisiteri y'Ubuzima muhagarika ibikorwa byose mwari murimo muha abaturage bagatonda ibitaro. Abahanga baraza baramubwira ati abajyanama bati ibitarano ugiye kubishira hegeranye n'ibindi aravuga ati ngiyewe nabwe ku Gatonde mubaha ibitaro kandi waranatekereza cyane afite imitekerereze yagutse igiye imbere mu leta yabanje nibyo nkurikira mu mateka umwe mu bategetsi yagiye yaravuga ati muzatera imbere ntakiri ku butegetsi muzabona amashanyarazi ntakiri ku butegetsi bune rayice za Gatonde za Ndusu za Muzo. None uwo muntu yaragiye koko yaratashye haza undi abahaye amashanyarazi abahaye amazi abahaye n'ibitaro. Rero ibyo n'ibindi byose Perezida wa Repubulika abantu ni mpamvu mbona abaturage bigwa bamuramya yakuba Perezida wa Repubulika dutabare kanaka nteye inda dufashe nubwo mbenenga ko byagombye kuba zikemurwa n'abari abantu gira bamwunganira kuko Perezida wa Repubulika ntabwo yatekereza ibyo bintu byose. So uwo muntu rero biriya byose byo kuvuga kuriya afite ikibazo ni ufite ikibazo kandi bura mbere yuko utekora ijisho rya mugenzi wawe uzabanze urebe umugogo uri mu jisho ryawe kuko simamenya ko mu Rwanda ndabisubiramo mu Rwanda umunyabyaha wari wese waba wibyigi waba soromye dodo barabagufasha. Mu Rwanda icyo wakora cyose kinyuranyije n'itegeko mu Rwanda kugufata biroroshye. Kuvuga n'undi wese ushaka kuvuga ngo arayihisha mu Rwanda ni nko kwisha mu murima w'ubunyobwa cyangwa ukagera ku nteko ishinga amategeko muri mpuko hagara ngo nahunze polisi ngo nahunze RIB nta nubwo rero icyo nashaka kuba ntabwo uriya muntu ari ushinzwe kuvuga ngo kanaka no umunyabyaha no umwanzi w'igihugu yangisha abaturage ubutegetsi kuko ibyo akora nawe nta kazi afite tuzi neza kari mu nyungu z'abaturage kari mu nyungu z'igihugu. Wenda tuvuge nka Perezida wa Sena bivuze umuvugi umuyobozi w'urwego runaka bivuze twabimenya. Uriya rero urayiko leta itabizi ubifata nko gutanga ibitekerezo kwe kubera yuko wenda ari urundi rwego rwabivuze rushobora kuzabibazwa igihe anytime umuntu abatazi kuko baravangura tere turune turi disorere meme aho wamenye ko babiza kibabaje ahubwo iyo kuri ya muntu ari ugutanga kuri zo nzego hari umuryango umaze kuvuga mu kanya katambutse akavuga ngo mukora ibi uwo muryango ufite izihe nyungu tugiye mu mategeko y'u Rwanda wanditse hehe ufite izihe nyungu ku gihugu. Ese niba bariga kanaka gupfobya genocide uwo muntu inyungu abifitemo ni ibihe niba bariga kwangisha abaturage ubutegetsi uwo muryango inyungu ufitemo ni ubuhe kurusha urwego ruzwi n'itegeko kurusha abantu bazwi. Biriya rero biriho ni ibintu bipapirwa n'uwo mugabo kuko ndahemuka Karasira Aimable ajya kuburana uwo mugabo yagiye hari ahantu yatanze ngo basinyishe za Denmark ifite ibimenyetso yagiye mu musinye gutya ngo kanaka atabwe muri yombi. Usanga rero rimwe na rimwe uriya muntu ni uri kwangisha abaturage ubutegetsi kuko uzare abantu bose baramutuka nta muntu muvuga neza ndahamya neza sinzi niba ntanaryama nasinzira niba atabona abantu bamugira inama ariko
abari mu kazi bro, abari mu kazi nta murenganya, biramugaburira ku dushuri twe duke yifitiye, biramugaburira, ariko ntabwo ariko byakagombye. Umuntu w'umubyeyi yabonye umuntu yakoze ikosa yahamagara umuntu bakicarana, nta muntu wigeze ahamagara na perezida wa repubulika agira abajyanama, natwe turi abantu, n'umwana mu bana ashaka kugira inama ati hano ukoze ikosa ukamubona ngo kwikosore. Rero kuva yihutira ngo kuri Twitter akavuga ngo mutabwe muri yombi, mute muri yombi, hari abantu bareberera iki gihugu bari hanze bahitaho gati kubera iki ubutegetsi ubugenzacyaha busigaye bukorerwa kuri Twitter n'umuntu umwe, kuki ibi ubugenzacyaha ariho bukorerwa, ubushinjacyaha bwo bukorerwa, ubutabera bwo bukorerwa n'umuntu umwe. Ese ntabwo mu gihugu abasanzwe babukora bafite ikibazo kuko hari umuntu umwe ubikora, bigatuma nabo abantu, kuko na leta igira diversaire, nkuko nanjye mfite diversaire ya wa muntu uri inyuma yanjye, uri inyuma yanjye, biriya bintu nibyo biha diversaire cyuho. Adivese akaba nta butabera buhari, kanaka nibo bawiri bambisha abantu bagafungwa, ni ukuvuga ko nta butabera buhari. Biriya bintu rero bashaka bareka, nta igisubizo kirimo bitanga, ahubwo icyo nambona uriya muntu bamukurikirana bakamushyirana bakamwitaho bakamugaburira, bakanambwira ati uriya uzarebe n'umubyeyi n'umwana utangiye kubwira nabi umubyeyi we sinamuvuze, ariko bana ari bwumva iki kiganiro baranakimusharinga, arayishima muri rwa ruhara rwe, muri rwa ruhara utu tuntu turankocoye ajya kuna no kuvuga utuntu tutari twiza, nge ntavugira mu kiganiro kuko narezwe. Abara yishima mu mutwe, umwanya gutakaza menenji atekereza gutyo, yahamagara umuntu ati tubigenze gutya bigakemuka, kuko none ngo bigeze kuri etape we nawe ubwe yakagombye kwitabwaho. Nge ntabwo musabiye kujya muri gereza, ntabwo musabiye kujya muri gereza, simusabiye kwicwa nkuko nabo bisaba, ngo hari no watibonye nanze kuri Twitter ngo bazarase. Abantu barebera cya gihugu adversaire wa leta cyangwa se opposition bahita babona ibintu kuntu abantu bari gushishikariza abandi kurasana, kwicana, abantu bakabisesengura, kuko hari abantu tubwira baturusha ubwenge, baturusha inshingano, baturusha amafaranga, baturusha n'ubushobozi, bafite n'ububasha. Abo bantu iyo tubabwiye bafite ukuntu babigenzura, iyo babigenza basanga arimo icyabana guhamagaza Ishema TV mwatangaje inkuru itari nziza, kuba itari nziza n'ukubera ko buba ibitayishaka, mwanyoyenyije n'itegeko niri, ariko ibyo ntibabyitaho. Kuba uwo musaza wavuze hejuru nashaka kugaruka no mu rurimi rwanjye, ninongera kumuvuga n'akarimi kanjye, ururimi rwanjye ruzafata n'igisenge cy'akanwa, sinzamuvuga, azakomeze yivugiye kuri Twitter, ndabireba. Ida hari yabonye ko kuri Twitter hari nabo babonye n'ababorotse babimpa kuri message ngo ibyo birarangiye, nicecekera nkikorera utwanjye neza nkadushira ku murongo. Muri make bararushwa n'ubusa. Izi YouTube turi gukora ntabwo ari ukubera ko tubibona amafaranga, nuko ko tubikunda. Media ni passion, ntabwo ari ibintu byizana, ni kubikunda. Itangazamakuru hari umuntu umaze imyaka 10 ataragura n'akabanza ka metero 5 kuri 5, akaba ari kunda abyuka saa 12. Oya saa 10 hari n'abakora kuri ya televiziyo yahara hakurya, hararaguru hejuru nawe uzi ba presenta yarapresenta amakuru saa 12. Abo twakoranye ndabasohoje saa 9 agomba kuba yakoze mu mashini ko yaje ku kazi. Imyaka 16 kanyene, ugasanga ukwezi kurajya gushira ko mushahara yarafashe amadeni, urumva yakagombye kuvamo akajya gukora ibindi akicururiza. Akora ko itangazamakuru n'ukuri kunda, ubundi itangazamakuru ntiwarikora utarifitemo impano, ntiwarikora utarikunze, ribamo imvune nkazaze n'iz'abahanzi kuno bandika indirimbo zibagoye, n'abandi utarajya kurangiza muri kaminuza bakujyana no gusoma atangazo yo kubika muri production, ukayasubiramo ukayasoma ntatambuka, ugasoma nayarangiye kugira ngo umenyere mikoro. Ngira ngo hari mugenzi wanjye byabaye ko ibyegeranyo wagafatishije tuziranye inshuti yanjye. Ibi rero kuvuga ngo media mu amafaranga ntayo, ahubwo nibashikame dukore, no kuvuga ngo barakora monetize. Bivuze ko ubu iyo abaye ari impamvu yo kuguhagarika nta kintu biguhungabanyeho. Nge nta kintu bimpangubanyeho, nta kibazo mfite, n'icya kirazira, niyo mu ads nibazivanemo. Uburi itera amapfu
itanga aho bahahira ashobora gukuraho iyo ads nubwo mpamya ko YouTube ntago bayishobora utigute niyo umunyamerika Amerika niyo cyaba ari agakoroboyi kayo kavuyemo amavuta kajugunwe muri kangondo araka Amerika bagakurikirana direct yo kagize ikibazo bihita bijya muri cadre politique kandi cadre politique uyu muntu gufata ibyo byemezo ashaka atazi ko Amerika yidutunze ni iri kutugaburira hari n'inkinga ejo bundi yaduhaye hari n'amafaranga igiduha Amerika iraza ku isonga rero niba tuma bijya muri yo cadre politique yamaga amabondo badutera gaserumu muri mu kinyarwanda impaga amabondo baduhaga ikagenda uwo muntu bazamushire muri gereza nk'umuntu ugeze kuzanya ibintu byo guca amagare mu Rwanda wabonye ibyamuviriyemo wabonye ko nyakwa Perezida wa Repubulika yavuze ati ubundi umunyarwanda muze kujya n'igare ngagende niki mudushire se tujye tugenda n'amaguru ko namenye kuyagenda we niko yavugaga rero uwo muntu ashobora kuba atanatekereza kuko nabonye hari abantu bari mu nshingano ko bitekereza hafi wana atekereza kugarukira ku gipanga adatekereza kure atekereza gutyo bazivaneho YouTube bazivane ku murongo batangiza intambara ya Amerika n'u Rwanda ntibazayishobora reba Amerika intambara ya Amerika n'Ubushinwa nabagabo babiri bahanganye ufite nibyo bahanganiye natwe turajya guhangana nabo duhangana nabiki bashaka bareka tugakora izo ads bakareba ku buryo ziza bagaharanira ko igihugu cyacu bamonetize tukiteza imbere igihugu cyacu tukagiteza imbere nakomeza kuzanira ishyari akazavamo bazagafatisha amaboko abiri nta ndo umupfumu sindagura uzabyumva turi kugana ku musozo ni icyo wabwira abantu muri rusange bashimishijwe nuko hari ibintu ukora bikabanyura abo ngabo ikintu nababwira ni imfura cyane kude chapeau mukomerezaho abasirikare abapolisi ingabo z'igihugu abayobozi mushimishwe n'ibyo dukora abaturage cyane nibo ngarukaho kuko nge ndabakorera umukozi wabo harabwo nigomwa ibyo nakagombye kurya byanjye nkatega nkabasanga kugira ngo inzego z'ubuyobozi zibafashe iryo ni ishema ryanjye hari abamagara munsi twafashijwe ni ishema ryanjye rero icyo mbabwira bakomeze bizera amakuru tubaha niba bashaka kuduha amakuru badushakira ibimenyetso bifatika biri simusiga kandi badashidikanywaho kandi bavuga ibintu by'ukuri kuko nawe naza nka mu ijambo akavuga ibintu bitari ukuri azajyana batari heza azisangana batari heza icyo mbabwira ndishimye nshimishwa no kuba baduha ibitekerezo badusharingira inkuru bajya kuri Twitter bagahangana na ba mukadata uzi kugira ngo umuntu hangane na mukaso atanakuzisha umuntu akagenda akavuga ati mukase wa cyuma ngiye kumuhabya sizeri zigere cyuma ntabwo nzi nta hantu turahurira uwo muntu ndamwubaha cyane ndashima rero abo ba mukadata nabo ndabasaba ikintu kimwe mushire baro hasi igihugu cyacu gifite ibintu byinshi byo kuganirwaho famiye imiryango yacu ifite ibibazo byinshi byo kuganirwaho ibibazo byo mu miryango birahari byihohoterwa ari kubera mu ngo igihugu cyacu gifite byinshi byo gukora turi mu rugamba rwo kurwanya COVID-19 ibyo ngibyo tubyiteho turebe ko COVID yacika cyangwa yakigenza gake dukore duteze igihugu cyacu imbere mugabanye iryo shyari n'urwango niya mufite gahunda yo kuncecekesha shaka kuncecekesha niba bavuga ngo nzapfa ari uko umunsi wanjye wageze nta kurama kudapfa arabasiga bo nta myaka 100 nta kurama kudapfa niyo wanyica nta nicyo wabona koze ahubwo wungabanyirije iminsi ariko nawe ejo uzapfa kandi ni uzicishwe inkota n'abazayicishwa ikibi cyose wifuza kuri mugenzi wawe kizakubaho inshuro zirenze 7 ngaruka ku kintu ngewe umuntu wese utinyuka kungirira nabi azahura n'akaga azabaze Kayumba Inosa ibintu nkore muri gereza kagahuye nako ndamusabira ko Imana yamworohereza mugeze niba ari ukumva yarumvise kuko ijambo nambwiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 ijambo nambwiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 yararyumvise ndamusaba ko Imana yamworohereza umuntu wese utinyuka kungira nabi azahura n'ibibazo kandi none umuntu utinyuka kugira nabi igihugu umuntu ushaka kubuza igihugu umutekano umuntu ushaka kugambanira igihugu umuntu ushaka kurya umutungo w'abaturage umuntu ushaka guhotera umuturage w'iki gihugu azahura n'akaga gakomeye cyane
nyakubahwa perezida wa repubulika niwe uvuga ngo arakinisha umuriro uzamwotsa umuntu ugambiriye kungirira nabi, umuntu ugambiriye kugira nabi igihugu arakinisha umuriro uzamwotsa. Abanyarwanda bashaka kubifata nk'iterabwoba uri kubashyiraho. Yewe se muterwa nzahurira nawe azangira nabi atabigeraho yirwe kuri Twitter ntuka ashinge cana nsebye ntago azabona monetize ntago azayibona. Izo ni ingaruka azisanga handi yakoraga ari kwifuza gusubirayo kuko abonye azi ko yagiye kuri YouTube gakora amafaranga hahita aza nibi byemezo byo gukupa ads atazanabonaho hazabahuye n'ingaruka za mbere nizi kuba bakwiho ads kandi yari yaje muri business arahombye bwa mbere. Icya kabiri kubashiraho zirankuru bakamuhabya bakamutuka abana be bari gusoma ibitekerezo bati papa bari kumutuka. Izo ni ingaruka za mbere. Nanjye sinatera umuntu ubwo bw'iki nge ndimbeho ariko nanjye ndimbeho ntago nta kintu ndicyo ndi umuntu uciriritse mu buryo bwose bufatika umuntu wo hasi ntago najye gutera ubwoba uwo muntu nyaboneka uzi ko yagezeyo azi ko yagezeyo ku muntu no kuri Twitter ye no mu mitekerereze ye. Ariko ndakubwiza ukuri nta hantu aragera umuntu utangiye kwifuriza umwuzukuru we uruhinja rwe nabi umuvumo muriho mu murahuriyeho witeka ryose nushaka kuvuga amen. Arega turi no kuganira nge ikiza cyanjye mukocora ntamuvuze ko ndi umunyamakuru hari byo ngomba kwirinda kumentioning ariko ajya kuri Twitter mvuge nta kibazo bintwaye nzajya mukocora politike tugiye kujya showbiz hari umurongo ntazarenga burya ngo ihenerisha umuntu uza mu ndibi z'ikiziriko cyayo ihene naho irishiriza nzarishiriza ahantu hanjye mikorere udukuru twanjye turangire umunsi wanjye wo gutanu ugira ntahe nibuko cyangwa ngeraho nibagiranwe nzibukirwa ku by'imirimo nakoze na biriya itubwira ngo tuzibukirwa ku mirimo myiza twakoze n'uriya wakoze nabi azibukirwa ku bibi yakoze. Ariko icyo nifuriza abantu bareka imitima y'urwango kumva ko umuntu mutari kundahuje ibitekerezo afite ikibazo kumva ko yakogombye kwicwa ese uramurahurira kwicwa ufite isezerano kutazapfa. Hari n'abajya bamamagara bakansengera ngo Imana ngikuyeho urupfu si byo bintu nibi nose ntabwo nzapfa ngo Imana ngikurinze urupfu. Kandi buriya ujya kuvuka Imana yaranditse ngo CYUMA azanyura muri iyi tariki ni bizagenda gutya igihe n'iki bizagenda gutya. Isezerano Imana ridufiteho ariko isezerano ridufiteho ni nk'igikoma cy'akawunga utarifashe neza ryakonje kikaza ikobana kimwe kikagutera inzoka. Rero abantu bakomeze bite ku masezerano y'Imana yabavuzeho bakora umurimo wabo nibyo. Urakoze cyane. Nawe urakoze.